umugore kubwira ngo bantu ujye gukaraba n'inyamazi njyewe n'umugore agiye mubwira ngo ndo umusazi ugurwa n'umugore sha ariko sha twaje ugasanga agukubise ariko musakara ntabwo ariko wirirwa mu mazi uri igikeri cyangwa uri ingoma ariko njyewe urabona mu bandi bagabo hari umugabo kunsuzugura wowe ngubu wankubitagera umugabo utinya umugore koko njyewe umugore yankarebye njyewe tugende inzoga wanguriye ninya muri dushe sha ningera niwe bakana sha ntabwo umugore anyuhagira gusuzugura akujyane no muri dushe sha aya njyewe birose bama ariko abo sabaga batashe uwo se kidamage utashye kandi ndabizi neza ko yagiye adakarabye uwo se kidamage kunkubita ngo bicira aho ngaho mukuru wanjye ahari kidamage utanyumva ubundi twakaraba wagiye woze nakarabye noze koko mwana noneho nguyu ngo ni mukuru wawe ari gutyo bakira wakunukiriza nawe oya chaka bicara hariya nta muntu nsira mu nzu adakarabye na kidamage arabizi ngo narazimukubise uranyumva ndavuze ngo kwicara hari ibyo gukaraba ko n'inyamazi koko ukunyeza wowe nguri mu yagenda kwa ngo naramuroze nkawe ahubwo ababaroze ntibigeze bakara umuryango wanyu mwese muri ibigori icyo muzi ni ukunywa gusa ntacyo muzi nta koga byarabacana buri muntu hano mwibase nawe uza kunsura usa gutya ngo uje ngo kureba ukuntu ngo namukubise ngo namukubise na kidamage arabizi aranyuba mu kanya bire turebe ukuntu agiye kwicara mu ako kidamage n'ubu nturumva n'ubu ni ukuvuga ko utari wumva ariko nyawudu uzamutuzageza ryari koko ubu bisaba umuvandimwe ari koko inzoga yagiwe noze nambara n'umupira bakambaye imyenda imeshe ukagira ngo arayimesa ariko nyawudu wambabariye koko ugiye kunyogereza hasi koko koko nyawudu nyawudu mfite igisebo nuko wambabariye ni wana nyawudurira ntabwo noza umuntu aryamye muza yicara babuza n'inyamazi
we uyu none ikimu gasize Isabune